Ndagushuhuje cyane, ndagushimiye cyane wowe wamaze gukanda subscribe kuri YouTube Channel Yacu. Nje nitwa MWESIGYE David. Imana nikumera umugisha wewe wamaze gukanda subscribe kuri no YouTube Channel Yacu. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro neza nje kugusobanura step by step ibijyanye na car forwarding, ibijyanye no kuba wahuza telefone yawe n'iyundi, uburyo wayihereza uburenganzira ukajya witabira umuntu telefone, ukajya umwitabira telefone. Ibintu nk'ibyo byose nje kubigusobanura guhera ku kantu ku kandi. Ndagira ngo ngushimire niba waramaze gukanda subscribe kuri no YouTube Channel Yacu, kandi nawe niba uri mushya kuri no YouTube ndagusaba kugira ngo ukande subscribe, numara ukanda subscribe witukana no kunzogera kugira ngo igihe tumaze kwa uploadinga niyo video cyangwa video nshyashya ujye ubasha guhita ubona video ako kanya. Twakoze video nyinshi zigiye zisobanura ibintu bijyanye n'amakode, zigiye zisobanura ibintu bijyanye n'amakode ngo nushyiramo nukana akanyenyeri 21 akanyenyeri nimero ya telefoni ugashyiraho urwego, ushobora kuhuza ukabasha kwitabira undi muntu ukazaza ubasha kumva ibyo avugira kuri telefoni. Ariko uyu munsi nje kugusobanura step ibintu bijyanye n'amakode, akanyenyeri 21 gushyiraho nimero za telefone ugashyiraho urwego. Aya makode yose ndibuze kuyagusobanurira step by step. Reka tugendane noneho, tugendane step by step. Mbere na mbere tugiye kubanza tujye muri setting, tujye aho kureba aho bita setting cyangwa car forwarding ahantu iherereye ubundi. Car forwarding turifashisha setting, birategwa na telefone nawe uzaba urimo urakoresha, ariko uzifashisha setting. Wenda nge ndifashisha setting, sim card setting, carrier features. Okay, wenda ngewe ndaza mite nzanganitse ngo carrier features, nindangiza inze makande ndahita nza mitemo sim card nshaka kuba nabasha ko najya gukora ibintu bijyanye na car forwarding cyangwa ibijyanye no kumviriza cyangwa no guhuza telefoni yanjye n'iyundi muntu. Ndahita nkana wenda nkoresha MTN ariyo nemerera ubwo burenganzira. Ndahita nza hano handitse ngo car forwarding. Ahantu yuje ukakanda ubona amategeko yose ajyanye na car forwarding, ukayamenya ukayumva neza step by step. Ngiye kubigusobanurira, musobanurire buri imva n'imvano y'ibi bintu, wumve niba wabikoresha koko, niba binabaho, niba binakora, ubashe kumenya ukuri kwabyo. Abantu benshi bagiye banyandikira bambwira ngo wadusobanuriye cyangwa waduhaye video wisobanura ngo ni gute twahuza telefone yacu tukayihuza n'iyundi muntu tukajya tubasha kumva ibyo avugana n'undi muntu. Ese ibyo bintu bibaho? Kuba nafata telefone yanjye nkayihuza n'iyundi muntu, uwo muntu bazaza bamuhamagara nkabasha kumva ibyo avuga, nkakira voice ye, buri kintu cyose nkacyumva. Ariko nje kugusobanura namaze gukora ubushakashatsi kuri telefoni zijyanye na Android. Iyo mvuze Android harimo izi Infinix, harimo za Popo, za izi Pop kabiri, iziki ndetse n'izindi telefoni za Samsung, izo ni Android. Ariko iyo tuvuye muri Android dusanga izindi telefoni ubundi bwoko bwaje bwa iPhone. Zira telefoni nizo natigeze mbasha kuba nakoreraho ubushakashatsi. Ariko buri kintu cyose ndakubwira ahangaha wumve ko kiraba ari ukuri kuri telefoni za Android, kuri telefoni zose za Android. None rero ngiye kubigusobanura step by step. Aka kambere barakita ngo always forward. Baravuga ngo nuza ugafungura ahangaha ugashyiramo nimero ya telefoni. Iyo nimero ya telefoni ukayishyiramo wenda 080 wenda 084481741. Iyi nimero ninza nkahita nkaza ahangaha nkakanda turn on, nkayikandaho, ubwo nzaba mvuze ngo iyi nimero nyihaye uburenganzira yuko umuntu wese uzaza umamagara ako kanya akimamagara, ngewe sinzaza mbona niba hari n'umuntu wamamagaye, ahubwo kori zazita ikata igenda ijye kuri iyi nimero nemejemo. Anga nibyo bita always forward. Niba amamagara bakimara kumamagara, nge sinzanabona niba hari n'umuntu wamamagaye. Nawe hari n'igihe wenda nk'urugero umuntu aza agabisettinga muri telefone yawe, abaguhamagaye bose bakazaba bahita bakata bajya
kuri uwo muntu wabisetinzemo. Ibyo bintu bibaho rwose, akaba ari ibintu bisanzwe. Hari n'igihe wenda n'abakozi cyangwa mu kazi nka kampani ifata telefoni imwe ikayihuza, yamara kuyihuza abantu bose bahamagara abakiriya, nimero ako kanya ikazaza ihita ikata ikajya kuri nimero y'akazi. Ibyo ni ibintu bikunda cyane. Nanjye mu gihe nsetinzemo ibi bintu uri murabonamo, mu gihe nshyizemo izi nimero ziri hano, ubwo mba nyihaye uburenganzira bwose buvuga ngo igihe cyose ntabwo mubashe gutandukanya kuba yabasha kunyumviriza wapi, ahubwo bamuhaye uburenganzira ngo all calls, ndetse kuri ntabwo uri kubibona handitse ngo forwarding all calls. Igihe cyose bamamagaye abantu bose, nimero zose uwumamagaye wese, yaba ari uwemeje nimero yaba ari utemeje, buri wese ziza ahangaho. Reka nze mbanze nkuremo ibi bintu, ndeka nkuremo zino nimero, nindangiza nkande turn off. Ubwo iyo ukanze turn off ubu bikuyemo burundu, ubu bikuyemo. Inze usobanura n'aka ka kabiri kitwa ngo when busy. Mwihangane ko ndibuze kubasobanura bino bijyanye no guhuza telefoni, ukajya ubasha kumva ibyo umuntu avugana n'undi muntu. Ese bibaho cyangwa birakora? Bikorerwa gute? Ni gute? Ni iyihe nzira wacamo? Ibyo niba ushaka kugira ngo iyi video yose uze kubasha gusobanukira ibi bintu bijyanye na forwarding cyangwa ibintu bijyanye no guhuza amatelefoni, reba ino video kugeza irangiye kugira ngo uze gusobanukirwa akantu ko kandi. Nuyireba ukayirangiza uri buze kuva aha ngaha ubashije kumenya ibijyanye no guhuza telefoni yawe n'iyundi muntu ibyo ari byo. Twagiye aha ngaha baravuga ngo when busy, baravuga ngo igihe ari busy, igihe bamuhamagaye wenda ugasanga sari kuyitaba nyine, cyangwa ari busy kwa kundi bahamagara ugasanga umuntu ari kuyivugiraho. Ibyo bintu we nazaba yashyizemo nimero ya telefoni akayishyiramo, bamuhamagara bagasanga ari kwivugiraho, ko nta nubwo izazimutegereza, ahubwo izazita ikata ijye kuri iyi nimero mba nasetinzemo ahangaha. Iyi nimero mba nshyizemo ahangaha, ubwo igihe bamuhamagaye bagasanga ndi busy cyangwa ndi kuvugira kuri telefoni, ko izahita igenda ize kuri no nimero mba nasetinzemo ahangaha. Ninkanda ahangaha handitse ngo turn on, ahangaha ubwo biba bivuze ko nyihaye uburenganzira ngo igihe cyose ndi busy uyu muntu ajya abasha guhita nyitabira telefoni. Igihe umamagaye ugasanga ndi kuyivugiraho, ko izazita ikata ijye kuri iyi nimero, ariwo bahita bamamagara, ariho nubwo naba iyabitemeje cyane rwose, ariko kuyifunga n'ubundi uraza ukayikuramo, wamara kuyikuramo ugakanda turn off. Okay, when ahangaha baravuga ngo hari igihe umuntu aguhamagara ukanga kumufata. Bya bintu nyine aguhamagara bwa mbere uwanze kumufata nyine, akaguhamagara inshuro nyinshi maze ukanga kumufata. Icyo gihe koro nayo iyo uje ahangaha ugashyiramo nimero ya telefoni, iyo uje ukayisetingamo nimero ya telefoni, ahangaha iyo uje ugashyiramo nimero ya telefoni, nimero zose washyiramo, ubwo uba wemeje ko igihe baguhamagaye bagasanga cyangwa bakanga kuyifata, ubwo utanze uburenganzira buvuga ngo igikata koro igihe hari ahantu. Dore akandi nshaka gusobanura nanone, akabita ngo when unreachable. Ni igihe uri ahantu hatari amarezo, cyangwa ahantu hatabasha kuba wabasha kuvuga ngo wenda uri ahantu munsi, ahantu hagiye hatari amarezo. Ushobora kuba wenda nk'urugero hari abantu bagukeneye ku kazi, hari abantu nyine barimo bahamagara bakeneye ibintu bijyanye n'akazi, wasizeyo umuntu ku kazi. Ushobora gufata telefoni usize ku kazi ukayishyiramo mahanga, wamara kwishyiramo iyo nimero ushyizemo, icyo gihe nibahamagara we nibaguhamagara ukaba uri ahantu hatari amarezo, ko rizazihita ikata ijye kuri wa muntu uri ku kazi abashe kwitaba rwose. kandi nagaruka ahangaha uyuje ugakanda n'ahangaha kora aka kamenyetso k'umuntu uhitamo call mu manimero yawe yose ufitemo. Ushobora kuza ugahitamo nimero ushakamo cyangwa ukayandikamo, wamara kuyandikamo wenda ukayandikamo, wamara kuyandikamo ukaza ukayemezamo. Ni ibyo ngibyo, ibyo bintu byagufasha cyane. Ibi ni ibyo bita call forwarding settings.
ibi bintu mbashije kubigusobanura ubashe kubitandukanya no guhuza telefone yawe n'iy'undi muntu. Noneho ibintu bijyanye no gufata telefone yawe ukayihuza n'undi muntu, muri izi telefone za Android kuba wafata telefone yawe ukayihereza ukabasha kuba wabasha kumva nyine ukumva ibintu avuganira byose. Reka tukifashisha inoni iyo bita caring baring. Ikaring ni usanga kadiveti izi zose zinazo zigufasha kuba wakumva ibyo bintu, ariko reka mbigusobanurire step by step kugira ngo ndagira ngo rwose iyi video uze kuyirangiza neza. Okay, ahangaha mbere na mbere iyo ugeze ahangaha ngo ni activate all ngo activate all call bearing setting. Ubu ugiye gusettingamo wenda gato activate sim card era activating. Okay, noneho ibi bintu bijyanye na divert nagara ahangaha, reka tujye mu makode setting. Okay, ego abantu noneho bambajije iki kibazo barambwira ngo noneho ni gute ushobora kuba nafata telefone yanjye nkayihuza n'iyundi muntu, nkabasha kujya mbasha kumva ibyo avugana nawe n'undi muntu. Hari amakode yararimo arakora, ariko nabonye arimo arakora muri izi telefone nababwiye ngo za iPhone, ntabwo arimo birakunda muri izi telefone. Hari kode bitaga ngo akanyenyeri 61 akanyenyeri nimero ya telefoni ugashyiraho kode y'igihugu 450 07808 wangiza ugashyiraho urwego ugahamagara kuri simukadi ushakaho. Icyo gihe iyo bikoze nk'uko ugahamagara kuri simukadi, ibyo bintu ukoze ntabwo bikorera muri telefoni yawe, kuko iyo bigiye ukabikora muri telefoni yawe ubwo ubutanze uburenga ugashyiramo na nimero yiwe, ubwo ubutanze uburenganzira bw'uko we azaza abasha kukumva. Ariko iyo ushaka kugira ngo wowe ujye ubasha kuba wamwumva, uragenda ukabisetinga muri telefoni yiwe, wamara kubisetingamo ukaza ugahita ubyemezamo. Ariko kuri izi telefoni za Android icyitonderwa, nabigerageje inshuro nyinshi nkoresha amatelefone atandukanye, ntago birimo birakunda rwose 100%, ndakubwiza ukuri. Aka kanya kode hari ni kode nabahaye akanyenyeri 21 akanyenyeri kode y'igihugu 450 808 ugashyiraho urwego ugahamagara. Narababwiye ngo iyi nimero mba nashyizemo niyo wenda nimba nk'urugero uraza wenda niba ushaka ko uzaza ubasha kumva ibi bintu uraza ukabisetingamo, wajya ngaha nimero ugashyiramo nimero yawe ya telefone, ariko bikora urimo urakoresha nimero telefone yiwe. Ariko nabigerageje muri telefoni za Android ntago bikora ibi bintu. Ikintu gikora aka kanya reka nicyo ngiye kugusobanura rero. Ikintu gikora nsobanura ngiye kugusobanura ukakimenya neza. Ikintu kimwe kirakora ku bijyanye n'amakode. Dore cya mbere ni iyi kode akanyenyeri 21 akanyenyeri 174. Iyi kode isobanuye iki? Ni iyo uyishyize muri telefoni yawe, umuntu yaguhamagaye asanga telefoni yawe bamubwira ko itariho, ariko wowe wamuhamagara igacamo. Bivuze ko ntabwo nabyite nk'ahari waba ukoze nuza uko wakora nimero yawe private, ahubwo iyo ukanze iyi kode ukayishyiramo nta muntu uba wemerewe kuguhamagara. Hari igihe uba wumva uri bize, wumva muri wowe nta muntu ukeneye guhamagara. Icyo gihe iyo ufashe iyi kode ukayishyira muri telefoni yawe ugahamagara, nta muntu n'umwe waguhamagara ngo ni telefoni yawe icemo. Urabona ko hano hejuru hitazamo kano kamenyetso twitwa ngo forwarding all calls. Ubwo abantu bose bamamagara nta muntu n'umwe abamamagara bose bambwira ngo ni nimero compose. Okay,
iyo ushaka none ngiye kubereka amakode ngiye kugusobanurira step by step. Aya makode umenye kariya kuri makora, ariko ibindi byose uzagenda wumva aka kanya muri telefone za Android niho nakoreye ubushakashatsi, ntago birimo birakunda. Ibijyanye n'amakode si birimo birakunda, uretse ikode ngiye kubwira n'andi makode ngiye kuguhereza. Indi kode ya kabiri ikunda n'igihe usanze harimo muri telefone harimo kano kantu kitwa forwarding all calls, biba bivuze ko hari umuntu ukumviriza. Ushobora no kuza mbere na mbere ukaza ukabirebera hahandi tuvuye. Niba ukeka ko hari umuntu ubasha kukumviriza, uraza ukajya hano handitse ngo kara features, ukajya kuri sim card, ukajya hano handitse ngo kara forwarding. Iyo ukanze hano handitse ngo kara forwarding, ugasangamo nimero ya telefone. Ukaza nk'urugero, tegereze gato, ugasanga nk'ungu urabona nk'iyi nimero ya telefone irimo. Uhita umenya ko hari umuntu ukumviriza. Ujye umenya ko hari umuntu urimo urakumviriza. Ariko mu gihe usanze buno buntu bwose buri off, bukaba buri off, ujye umenya ko hari igihe yaba atakumviriza. Ariko kugira ngo umutekano wuzuze neza, kanda iyi kode kugira ngo kanda ino kode. Nukanda iyi kode, inzego ebyiri kode, nukanda iyi kode ngiye kukubwira, yaba ari umuntu urimo urakumviriza, yaba ari umuntu wabihuje, yuzuye ugakanda inzego ebyiri 00 urwego 2 urwego. Iyi kode iri hano. Iyi kode nuyishyiramo, haba hari umuntu waguhuje, haba hari umuntu, iyi kode nuyifata ukayishyira muri telefone yawe ugahamagara, ubwo uzaba ukuyemo ibintu byose. Barakubwira ngo car forwarding excuse ngo waza sefu. Ubwo bivuze ko ikode yose yari irimo ivuyemo. Ariko ngeyo ndimo nakora video, mbanza ngashyiramo ira kode mbabwiye kugira ngo ntihagire umuntu uza kumamagara ngo bikunde. Reka mbe nyishyizemo kugira ngo ntihagire umuntu umamagariramo. Okay, indi kode nanone akanyenyeri 31 urwego ugahamagara. Reka iyo ukanze iyi kode 31, ndabona video yacu igiye gutinda, sinshaka ko itinda cyane. Wenda nibinsaba, wenda reka tugarukiye kuri no video wenda. Ariko icyo wamenya cyari cyose kijyanye no gufata telefone yawe ukabasha kuyumvira, ukayihuza n'undi muntu ngo ukazaza wakira calls. Abantu bazabikubwira batakwereka video ukuntu ibisobanura neza step ngo ubikore bikunde, bazaba kubeshya. Ariko kuri izi telefone za iPhone icyo nzi neza, birakunda kuri telefone za iPhone. Ariko kuri Android, izi za Samsung, izi Google Pixel, Infinix, izo zose nazigeragejeho, ibintu bijyanye n'amakode nago birimo birakunda rwose. Ibintu hari kode wafataga ugashyira muri telefone yawe, wamara kwishyiramo iyo kode, wamara kwishyiramo ukazaza ubasha kumva ibyo umuntu avuga. Ariko aka kanya bivuze yuko bitewe n'umutekano igihugu kiba cyaragiye gitanga, wowe uri kunyumva, bitewe n'ahantu uherereye cyangwa igihugu urimo, hari amakode menshi igihugu cyagiye gitesha agaciro gikura ku murongo kugira ngo gitange umutekano wuzuye. Nawe urumva koko iyo bataza gukuramo ayo makode, ibaze ko buri muntu wese, nubwo amabanga y'abantu benshi arimo aragenda ajya hanze kubera ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko hari icyagabanyutseho. Ibaze kuba warazaga ugakanda ino kode, wamara gukanda ugashyiramo nimero ya telefone ushaka kugira ngo ujye wumva ibyo avuga, buri muntu wese wazaza umwumviriza. Ariko hari ibintu byinshi bagiye bakuramo, batesha agaciro, amakode menshi barayahagarika. Rero aka kanya rwose umuntu uzakubwira ibintu bijyanye n'amakode, bijyanye no guhuza telefone yawe n'iyundi, ntabwo aka kanya birimo birakunda, bitewe n'umutekano w'ibihugu byagiye bishyiraho. Umutekano w'ibihugu nawe tekereza, ushyire mu bugororangingo, uvuge ngo ibaze niba umuntu wese nje ngakana iyi kode, nkahita nshyira iyi kode 250 ngashyiramo nimero ya telefone y'umuntu nshaka kujya numviriza, urumva utazaza wumviriza igihugu cyose n'ubundi. Ni ibintu rero aka kanya nawe ubashe kumva ko bitakunda, bamaze kubikuramo burundu. Aka kanya muri telefone za Android ntabwo wabasha gukunda, maze iminsi ari cyo bintu ndimo ndakora. Niba
wifashishije ibintu byinshi ariko aka kanya rwose ntabwo birimo birakunda. Rero ndagushimiye cyane niba warebye iyi video tukaba tuyisojenyije amahoro, ariko kode yazazigufasha nizo ngizo nkubwiye. Niba rwose hari n'izindi video twagiye tukora munsi, niba utarazibonye genda uzirebe. Ndagushimiye cyane, Imana ikumere umugisha. Reka tuzasubire muri video y'ubutaha. Ciao ciao.